aya basi nuko tugatangira yenga n'umufande aya magira gute uyu mufande bamwitande bamwita Patmos tayari yaje kwigurira iki yaje kwigurira ngaho tuntu kuducunga n'iki n'amapera tayari mu kugura utwa dupera n'iki n'utudimu tayari ngaro umutipe bamwitande bamwita bamwitande abantu bamuzi bamwitande mwandike ari mwandike muri comment mumbwire uyu munsi y'amezi bamwitande mumbwire bamwitande uyu mutipe bamwita brother uyu mutipe bita brother sasa rero nta kindi yakoze hano yakashe imishumi neza yitonze y'igikapu akata imishumi gake mpora yitonze nyagasani mukurikira filime akimara gukata imishumi nta kindi yakoze mukurikira filime najya karuka bacika akimara gukata gashumi tayari amaze gukata imishumi yakasa yakuruye cya gikapu neza yarafite hano no mutipe nyine Patmos icyo gikapu rwose yarafite yaragikure neza yitonze aragikurura neza yamaragura amapera n'iki yatanze agaruka nuko gashashi nyine ngo amushyiriremo mwoka bya mukurikira filime najya kanuka bacika anga rwose Patmos wacu amaze kugura amapera anga rwose mo yabukubitiramo uyacuruza gatini ni nani rero ninde uramuntu ninde umucuruza amapera nta wundi bamwita Habimana bamwita Habimana nyagasani kurikira filime najya kanuka gucika nyaboneka habe nakamwe nyaboneka nje mba nahababereye nka firizo nk'ibisanzwe mba ndabatamo mbe ndakubita mwimizigo ariko sha kukimutanyirwa mwana ara rwose brother wacu yasa kubita akantu rwose karagakingezo kariho kari imbere yakakubisa neza yitonze rwose arapfuka neza kuri utamenya ko indani harimo umuntu reka ntabwo amenya ko harimo umuntu anga rwose yo bita Habimana bamukubisa ibiceri yiwe rwose atasezera Patmos nawe yaramaze kugura amapera amaze kugura icyo bita amapera n'amacunga n'ibiki byose agiye kwikubita amacunga A1 anga rwose Habimana yabaza amafaranga neza aravuga ati mbanze mbare ndebe ngo waba utambeshye mwana waba utambariye nabi yari mukurikira filime ntagiye karuka bacika from the beginning at the end of this film nyaboneka nje mba mpabaye nk'umusobanuzi wanyu firizo nk'ibisanzwe ariko man nje mba nabakabazani du filime dukubita ariko this way kuki mutemera di nje mba natubazani du filime dukubita tumwe duhonda anga rwose Patmos waje agiye kugenda agiye gukatanga agende arebye sanga siganye imishumi mu ntoki igikapu cyagiye nk'ejo igikapu cyagiye ryari cyagiye nk'ejo nyagasani mukurikira filime anga mukureba igikapu yatere yumva ajyanye iki ajyanye imishumi yari kase nk'ukatanye ikintu nyagasani mwonye kunakase akase nk'umuntu ukatanye uruntu rwose ruremereye mwoka bya mugukata neza yakase rwose asanga afite iki afite imishumi mu ntoki yonyine tayari mukurikira filime anga byaramurenze biramucanga aravuga ati yewe kanyagasani we ibi ni ibiki bahu ibi ni ibiki yawe data we ibi ni ibiki ayiwe data we ibi ni ibiki bahu ayiwe igikapu cyanjye kigiye he ayiwe data igikapu cyanjye kigiye he ibi ni ibiki tayari rero mukurikira filime yaramucanze nawe sasa muri kariya kanya igikapu yaragifite mu ntoki ariko ashidutse asanga igikapu cyagiye ryari cyagiye nk'ejo tayari mukurikira filime yatangiye guhigisha sasa yatangiye guhigisha iki yatangiye guhigisha igikapu cyiwe yanuze ni cya kintu cya mpahira abana ni cya sinzi ukuntu mbese bakita abantu b'inahangaha niba ngari cyango ni cyasuzumira urushako niba ari cya ngo nimukanye imitungo yanjye sinzi ukuntu babivuga abantu mubizi mwarike muri comment ahangaha bati yewe inshuti yanjye ni ukuri ko mbuze igikapu cyanjye ni ukuri kw'Imana ntacyo waba wabonye ati reka ati ntacyo mbonye rwose Patmos we ntacyo mbonye ni ukuri nuko Patmos ntacyo mbonye rwose ntacyo nigeze mbona ariko utabeshye wa mugabo we komaze kukugurira inoza amacunga n'indimu n'ibiki byose ngifite ahangaha hano hasi ngifite mu mukondo cyaba kigiye he rwose nanjye sinzanubwo cyaba kigiye kuko nanjye simbonye umuntu ukijyanye yaje gukata hano hakuno na sasa rero ariko cyaba kimwegereye hariya yaje katariya rwose aramwegera ngo arebe yuko ariho cyaba giherereye ariko nyagasani ntabwo yashonye nyamara umuntu ugifite rwose yayinjemo ari indarire kwa mubonye nyagasani abantu mwagiye babikurikirana inshuti zanjye mwabibonye nyagasani we mukurikira filime anga rwose ndababwiye ntimucikwe nimwirebere neza indani anga nawe komeje kwibarira utunuza twibutu imifungo ari yafunze y'indimu abati 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndabona twuzuye ndabaki asigaye amacunga menshi 1 2 3 uturundo 4 uturundo 5 awungu ino Habimana acuruje amacunga naho n'indimu n'ibice byose anga rwose hose yakomeje kwibarira ibyiwe noza Patmos nawe afande Patmos nawe magira gute
Hema Rwanda na bira bintu ze byiwe ma Rwanda no guhiga igikapu kiwe ariko yamubaza ariko se uretse kubeshya wa mugabo we niko Habimana we uretse kubeshya igikapu cyaje kona n'igifite hano mwasiganye imikondo yonyine umuntu wawe wagitwaye nabwo wamubonye nge nakurebaga turabana mu maso ngambwira n'umuntu rero wabagize gutya akaba yanyinishije akaba yantwariye ibyanjye mukurikiraga filime najyaga bacika abashuti banje yewe ndimba nakabazanyaga filime nabwo nti musobanuzi wa mbere usigaye muri no Rwanda rw'iwacu mukajya ngo ndababeshya dekada simba besha ninge musobanuzi wa mbere I'm the first translator of the film in our country of Rwanda country bana babwiye bana babariye Nyagasani ariko mwoka byarama gomba nakabazanira hanga rwose afande Patimas byaramucanze abure igikapu cy'abakijyanye ngejo tayari nahise yikubura arigendera aravuga ati reka ninyarukire naza gushiduka n'udupera kwa nyina nigurira n'uducunga kwa nyina niguriye natwo batunyarukanye natwo baduhitanada ntawe by'imishingiko abahungu barabukereye mu kwiba umva abahungu bari Nyagasani kugira ngo emaye nka data kugira ngo babyirukanye ingoga mu kwiba abahungu babyirukanye ingoga mu kwiba bari rwose barakutana rwose bakibuka kugira ngo hari undi mukiro bifitemo Nyagasani n'ucunga nabi nawe rero umva nta hantu hari ibisambo nkayihira Nyabugogo hari ibisambo kubi umuntu araza akavuga ati ngewe timfite akaji wamara kunywa ukanywa wamara nk'amasagoda nk'atatu turi kunywa ukaza kumva ni ka super dip bagutobeye undi abantu bazi guteka imitwe ugasanga na super dip bagushyiriyemo aga super drink ugasanga na super drink bagushyiriyemo rwose bagupfunyike bagira ngo ni kaji karimo bagira ngo ni ka juice bakwihereye ekada ugasanga ni ka super drink ka super dip ugasanga bagakurundiyemo rwose ewe data we ukaza ikintu kaguriye bikagucanga kandi utari unagire gute utari unagiye gutya rwose ngo n'amafaranga wagira gutya ukindi babaye nagusubiza reka nayo bagusubiza reka da nayo bakwihera ndakurahiriye ariko mwoka byaramwe nimba bwangira ntago babyoroshye ujye mwemera mwoka byaramwe yemba bamabereye nk'umusobanuzi kabuhariwe umusobanuzi karundura Nyagasani yewe data we ahanga rwose ari komereje afande wacu afande Patimas mbona ko yaje kwigurira utuntu tw'imbuto buriya imbuto nyine ni nziza mu mubiri w'umuntu nyine tu abantu mutarya imbuto namwe ndabakumbusha kuba mwarya imboga nawe mwarya imbuto bambi burya imbuto ni nziza ariko n'imboga nazo ni nziza ariko nanone n'imbuto nazo ni iki nazo ni nziza ubundi bavuga ngo urya imboga n'imbuto kugira ngo ubashe kugira ubuzima buzira umuze abantu babikora se ni bangahe bavuye kandi abantu bake turi abantu bake tuzirya izo mboga imbuto n'ibiki turi bake tuzirya ahangaha rero sasa Habimana wacu yaraje nta kindi yakoze sakura iki yakuye no ruboro nyine rwari rwakingije kano kabati kano kameza yacururijeho nyamara kano kameza yacururijeho mindani hari umutipe wari urimo nta wundi wari urimo uretse umutipe bita broda ari mindani rero yaramaze kwiba igikapu cya afande Patimas nta kindi cyabaye ahangaha yasohotsemo arambwira ati mani tiyagiye mwana rwose wigira ubwoba atufite ubwoba bw'iki yanyarutse yanyarutse yagiye kare yanyarutse ubu yakarenze nuko rero basigaye nabo bagira gute basigaye nabo rwose bamwe barakubitana amasiri rwose bavuga ati ishati yakarenze mwana tugiye kwirira boro noneho hahiye bukabaye namwe mu ndebere mwoka byaramwe ahangaha kuri icyo bita ibage amaze gukura ka gakapu nyine kamwe kasuzumira urushako yagize gutya arambwira ati mva mwana ngo bataza kutunega bakatumenya reka dukurire nk'agashitingi wenda tube twakarenzaho hejuru sibyo byaba ari byiza ibyo rero nibyo ni ukuri kw'Imana ibyo rero nibyo ni ukuri umva ngaho ufata agashitingi aho hirya rero fata agashitingi aho hirya ko nyamara twanabanza tukarenza n'utuntu hejuru wenda tugakubita wenda n'utuntu tw'utudimu hejuru nyine n'iki tw'utubuto nyamara nyine bikaza kugaragara yuko nyine tugashyiraho utuntu tw'utubuto nka tungaye wenda tukatwitwaza kugira ngo nyine bitaza kugaragara nk'aho nyine ari boro z'umuntu tujyanye bizahora ko hari nk'amacunga nyine yacu tujyanye nyine imbuto zacu tujyanye mujye mundera amayiri mwoka byaramwe ahangaha bazikuyeho gake wenda bazigizayo buhoro mporapora bazikuraho gake bagiye bazigizayo kugira ngo bibonere n'iki kugira ngo bibonere n'icyo bita agashitingi bagira gute batwara mwira bage kugira ngo bataza kubavumbura nazo bataza guhura na nyirayo akaba bakabahondagura akabavunagura akavunira mu mbavi tayari mukurikira agafilimi nyamuneka najya garuka bacika. If you are new, come on this channel, make a subscribe, make sure if you have make it subscribe
If you have made subscribe on this channel, hey, check it now. If you have finished to make subscribe, yes, continue. We have to continue. Let's go ahead. Abatipe rero nta kindi bakoze, bazafata cya gikapu neza bakizingazingira mu gashitingi, bagitsindagiramo neza tayari. Mu kugitsindagiramwo nuko bakarenze, nuko bakanenetse tayari ukurya gafilime. Nanjye kanu kabacika nyaboneka, genda babwira ngo mba nakabazaniye ahanga rwose. Abatipe bamaze gufata cya gikapu bakizingazingiramo hariya, barebe epfo bareba na ruguru, baravuga batari ko mwana tukarenge mwana, twinyakure tugende twinyakure tugende mwana, twinyakure tukarenge. Ntabyo twinyakure tukarenge mwana, n'undi azahira rimwe azabashya yego azabashya mwoka byara mukurikira agafilime. Nanjye kanu kabacika ahanga rwose. Aba bahungu banjye rwose bari rukasa imihanda, baraguruka rwose baratarasa mukurikira agafilime. Nanjye kanu kabacika bageze hakunanga rwose barakomeza baratarasa tayari mukurikira agafilime. Hano bari rukasa imisozi barayirukanga, nyagasani baraguruka dore ngabo hakurikije yewe gatata we baje birukanga rwose. Dore ngabo abatipe ahanga bari basasa, abatipe bariba ukagira ngo nikira, bariba ukagira ngo bavuye muri masters cyangwa se bafite dogitora mu kwiba. Kunundi nako bimeze, ariko nubundi abatipe bafite dogitora mu kwiba. Abatipe barigiye biga kwiba, baranya biga kwiba, ariko hari igihe bahurira nyira bahanya, hari igihe wibuka asanga wowe na nyira bahanya nyagasani. Ariko buri abajora nta kintu batinya, ari ijoro naryo batinya, ari ibiki, ari data, ari imvura. Dore nanga nibizo barakandajyamo abahungu, nibizo barahonyora bakavuga ati twebwe turemera boro tuyinyarukane tuyisimbukane, nibiziba tubicemo ariko tugire gute boro tuyinyarukane. Ahanga rwose baremeye bakarya mu biziba bakandajyamo bashayamo, ariko baravuga ati twebwe icyo dushaka tukinyarukane. Dore rwose amazi anga baje bayiziringamo, baraza baremera binika mu byogororo, binika mu byondo, biyimuka mukurikira agafilime. Nuko nyaboneka timo turakagenda tukagenza gake nuko tugakurikirana porapora. Nawe nyaboneka ndakushishikariza gutora agate mukicara hasi tukagakurikiranira hamwe. Ngiye mba nahababereye umusobanuzi filizo nk'ibisanzwe, mba nahababereye tayari. Kurikira agafilime, kurikira wirebere ngo biza guherera he, biraza kugenda bite tayari. Mukurikira agafilime mukugira hakuno inanga, nta kindi cyabaye, nta kindi cyakozwe tayari. Kurikira wirebere nawe bati biraza guherera hehe. Yesu ramutipe wabita afande Patimas aza kubona igikapu cye cyangwa ntacyo aza kubona. Ahanga yagiye arakaye, mwabibonye nyagasani. Mukurikira agafilime bageze hakuno inanga, abantu bajene bacu nta kindi bakoze dise, bateretse hano rwose ikinuze cya gishitingi, bakimaze kugitereka hasi kirimo cya gikapu, nta kindi cyabaye. Mukurikira agafilime ahanga rwose bahanye high five, ati musaza kubitanga mwana, high five my G. Tubikoze wa kintu aziko tubikoze mwanzi kaka, turakijyanye igikapu tukivanye ruguru iyo ngiyo, turakize tugititibanye tukigeze hakuno inanga. Kandi wa motife yanyarutse mwana, utugiye kwirira boro ziri mwa indani. Akusha java vasha kuramo shitingi, kuri iyo shitingi turebe kirimo mwindani mwana, kuri iyo shitingi twirebere kiri mwindani. Kandi wasanga arimo n'amafaranga mwindani mu gikapu, nta wamenya. Asanga ibintu byamo boro zadaniza agaciro. Ahanga mu gufungwa neza sasano yitonze neza, ira sasano rwose akuraho ibishitingi, akuraho mu gupfundura yasanga umutipe yayicariyemwo. Tagera mukurikira agafilime ahanga yarabacakira avuga ati mwabakaritase mwamwingize ngo mwancitse rero sasa, ati mwancitse mwamwigize abantu mwancitse. None mukomeje guncika harya mwancitse di mwancitse. Ariko sha undi bura amashuri mwiza ni nkangaye buriya muzi ko mwiza amashuri arutayo nize. Ungiye kuba kubita gahinda kabica. Ahanga yafashe bita Habimana, afata na ka broda bwose arabukusanya neza, arabwegeranya neza. Ahubwo atungungiye kuba kubita gahinda kabice, ubungiye kubahondagura mbari mangure kurya muza kuvuga muti ibi bitubayeho ni ibiti nyagasani. Ahanga sasa rero agafilime kacu tugasoza tukagana no ku musozo, abatipe barafashwe barakubitwa. Nyagasani nujya kwiba umuntu, ujye ubanza urebe ngo umuntu ugiye kwiba ni nani, ujye urebe umuntu ngo ugiye kwiba ni muntu ki, abishobora kwibukiye umuntu ukurenze akaba yagukubita akakumena agahanga, cyangwa ugasanga yifite n'izindi nyabingi zakoresha ukaba wamwe bakaba yazigutereza kuba wabipfiramwo. Nyagasani ikintu nababwira ngewe wo muri akanya nkanjye urebe ibi ngibi, Nyagasani ndababwiye nti mujye mukora ibyanyu
mukore utuntu twanyu nyambara nimukibe nimugashaka inyungu mu kwiba cyangwa muzikore mu kunyanganya abandi. Ibintu byo kunyanganya ni bibi ndababujije. Nimugakore ibintu byo kunyanganya ni bibi, n'Imana izabahana. Ciao ciao.